bakunzi ba Radio Kizere ndetse na Semiton TV muri rusange ndabasuje kandi mbifurije kumererwa neza cyane. Hanyuma rero muri kino kigano cyacu tugize amahirwe yo kwakira impano n'impano iri kugenda yaka mu ntara y'amajyepfo by'umwihariko mu karere ka Huye. Gusa nanone nkurikije ubusesenguzi bwo nagiye nkora mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, urabona ko ari umwe mu bahanzi cyangwa se umwe mu banyempano bari kugenda batera imbere. Tugaye ikaze mu biganiro bya Radio Kizere ndetse na Semiton TV, wakibwira abadukurikiye ndetse natwe mu rusange mu buryo bw'inganzo. Murakoze cyane. Mu buzima bw'umuntu gushimira ni ingenzi, ukugiriye neza numwituri nabi, jumwituri neza nuko yayikugiriye, unamushimire haranira kuba imfura, haranira kuba itarangwa n'umugayo, bizakubera urumuri rw'ubuzima bwawe. Nusezera kuri iyi si uzagende nta kinegu, nusezera kuri iyi si uzagende nta kinegu. Nico Hodari Original Destination, ntekereza ko ari ibyo abantu benshi bazi. Nico Hodari Original Destination. I love you so much. Nawe urakoze cyane ka turakunda natwe. Hanyuma ntekereza ko umuntu ukurikirana uruganda rw'umuziki mu ntara y'amajyepfo impano yamaze kuba yayimenya. Ntekereza ko yahita amenya uwo tugiye kuganira nyine n'ubundi Nico Hodari. Umeze gute muhungu wacu? Okay, meze neza namwe. Natwe turashima Imana, turakomeye. Hanyuma inganzo yawe imeze ite? Inganzo imeze neza. Urabona ko ni ibintu bisa naho biri kugenda bibastinga ukuntu, kubera ko ni iminsi mike ishize kandi myinshi maze kuririzinga indirimbo yanjye ya kabiri. Ntekereza ko no mu minsi ya vuba ndarizinga indi. So navuga ko nkurikije feedback nta nubwo wenda mutangira mwavuga umuziki nibyo koko nkorera mu majyepfo, ni naho cyane nibanda, naho wenda nagira audience nini, ariko kandi bimaze kugera mu gihugu hose. Igihugu hose muri rusange mbona feedback, comments, yewe hari n'abamu comments bari hanze y'igihugu, notonori muri Afrika, ariko kandi no mu bihugu by'i Burayi. Cyo kubona ukabona hari ukuntu umuntu nyine akwaye message cyangwa akaguha comment kuri YouTube, uko nyine ibikorwa byawe biri kugenda bizamuka. Nukuvuga ngo njya gufata icyemezo cyo kuvuga ati reka numuri n'umuhanzi tuganire. Nuko nagerageje gukora igisa nk'ubushakashatsi, narebye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nabuze asoma ikinyamakuru Inyarwanda akadomo ndetse n'ikinyamakuru Kigali Today, ndetse yewe nkanareba uburyo umuziki wawe uri kugenda uvibinga, bituma mvuga nti reka ngane n'umuhanzi menye amakuru ye, menye ese bimeze bite, bese byinshi kuri we. Ubundi muri make Hodari ni muntu ki? Okay, Hodari ni umusore. Umusore, ndacyari umusore, sindashaka. Nk'abandi umusore uvuka mu ntara y'Iburasirazuba ni mu rugo, ariko kandi mba mu mujyi wa Kigali. So rero ndi umunyeshuri wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ubwo hano i Butare. Ni naho ibikorwa byanjye bya buri munsi ngenda bikorera muri rusange. Abirumvikana umaze kuba rwose ugaragaza amavu n'amavuko cyangwa se aho uvuka. Ni umwana hariya mu ntara y'Iburasirazuba, akarere kahe? Ni mu Mutara, bazi mu Mutara ahantu bita Gatsibo hafi kwa Gitima Kabarori mu Bikonje. Bakonyine. Mu bari batamwaye bazira umwanda birabura mu kanwa nk'ibyansi, aho niho mvuka, aho zikamwa zitaresa ntiziranze. Okay, naho. Hanyuma Hodari ndabona usa neza cyane, ni amata yanyoye? Amata nayo yagenda yaba yarabigizemo uruhare, kubera ko urumva twavukiye ahantu hari inka, tuvukira ahantu haba amata, tukura tunywa amata. Bituma rero hari ukuntu nyine umuntu agenda agira uruhu rusa neza, nubwo wenda yamaze gukura hari ukuntu situation ihinduka. Ariko kandi ikindi
ni Imana ibirimo, mbikesha Imana kuba nsa gutya. Dusa nkaho duhinduye gato tuve mu muziki tuje mu buzima busanzwe. Ubona Huye itandukane he na hariya muri za Gatsibo? Huye ni umujyi umeze neza kandi uteye imbere, by'umwihariko urimo urubyiruko rwinshi rusobanutse, nshingiye ku makaminuza ahari, yaba kaminuza yo nigamo hano i Huye, kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, yaba IPRC, yaba za Cyuru, yaba ndetse n'izi kaminuza za PIAS ziri hano, hakiyongeraho abaturage nanone bagenda muri uyu mujyi, abahatuye ni abantu ubona ko basobanutse. Ikindi hakiyongeraho ko ari n'igicumbi cy'umuziki mu Rwanda. Nkurikije aba regions bari mu muziki bagiye banyura muri Butare kandi ibikorwa byinshi bagiye babihakorera. So navuga ko hari itandukanye kuko Gatsibo of course haracyari developing city mu Rwanda. Ni ahantu hari kugenda hiyubaka, ni ahantu hatari ibikorwa byinshi cyane by'iterambere, ni ahantu higanje ku buhinzi n'ubworozi. Ntabwo navuga ko hari ubucuruzi buteye imbere cyane ugereranyije n'uyu mujyi wa Huye. Hanyuma rero tunicariye ahantu heza cyane rwose mu mujyi wa Huye hari amahumbezi. Hanyuma badukurikiye mbabwira yuko uri hano mu karere ka Huye ushatse kunywa rwose wine, ugomba kunywa wine y'uruganda Rwanda Banana Wine Limited. Ni uruganda rwenga wine nziza cyane hano mu karere ka Huye, murenge wa Huye, akagari ka Sovu. Hanyuma baranayiranguza rwose, ushatse kwirangura wahamagara nimero za ubona kuri screen. Hanyuma rero tukomeze. Odari, watangiye kariyeri ya muzika ryari? Kariyeri ya muzika navuga ko nyirizina nayinjiyemo umwaka ushize, ariko nabitangiye kera. Natangiye nkorera muziki ku bigo by'amashuri aho nigaga, umva byari gukora ama competition, ariko ntabwo nyine umuntu yabaga abirimo neza, ugakora ama competition bakundi abanyeshuri baserukira ikigo, nkagera nkegukana amarushanwa ategura imishinga, ukabona hari ukuntu biri kugenda neza. So ariko kandi kubera nyine kuba mu giturage se cyangwa mu cyaro handi, nakuye umuntu waba yibera muri staff z'ubuhinzi n'ubworozi gusa, umva ntago ibijyanye n'iterambere ry'umuziki byo biba byakagezeyo. Gusa nari numvaga ko anytime ushobora guhinduka umu artiste. So nyirizina rero umuziki nawinjiyemo tariki 12 z'ukwezi kwa munani 2023 nibwo nashyize hanze indirimbo yanjye Impamba. 2022 sorry, ku tariki 12 z'ukwa munani. Yego. Ubwo nibwo nigaga umwaka wa mbere wa kaminuza, nigera hano Butare. Ubwo nashyize hanze indirimbo. Ubu rero vuba nabwo hakaba hari indi namaze gushyira hanze. So urumva ko umuziki nyirizina amarembo yafungukiye muri kaminuza. Amarembo afungukiye muri kaminuza, dore ko n'abanzi benshi bakomeje buriya bagiye bazamukira hano muri kaminuza y'u Rwanda. Yahoze yitwa kaminuza nkuru y'u Rwanda, ariko ubu noneho ni kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda. University of Rwanda Huye campus. Yego n'ubundi abantu benshi baracyavuga ko ari kaminuza nkuru. Benshi nyine iyo babwiye kugihuye ntabwo babyumva neza, ariko babyumva neza iyo uvuze ngo ngiye kwiga Butare. So Butare rero ni ahantu ni igicumbi cy'ubwenge, ni ahantu usanga hari n'ubundi hari amakoleje menshi, hari n'abanyeshuri benshi, hari ibikorwa byinshi bitandukanye by'uburezi ugereranyije n'izindi kaminuza. Odari niko yitwa, n'umuhanzi uri kuzamuka ariko ufite impano kabisa iri kugenda yaka. Turimo turaganira mu bigano byacu bya Hadikizi ndetse na Semitone TV muri rusange. Chona Odari, ni ikihe kintu cyatumiza mu muziki usibye kuba ari impano? Izindi force cyangwa se izindi mbaraga zagusunikiye kwinjira mu muziki ni izihe? Urukundo rwabyo. Urukundo rw'umuziki narawukundaga. Ntabwo navuga ko hari izindi mbaraga zidasanzwe cyangwa ahandi hantu nk'ubushobozi, ariko urukundo rw'umuziki nibyo biramforosa kubwinjira mu muziki, bigatuma mbasha no kwihanganira challenges. Uvuze ikintu bita challenge cyangwa se wenda imbogamizi. Turibaza kuri umunyeshuri kandi tukatuzi ko umuziki ni urahenda cyane. Chona Odari ubushobozi bwo kuba yakinvestiga muziki abukura he? Murakoze cyane. Ubushobozi bwo kwishyira mu muziki urumva ni urwa rukundo, nibwo rwa mbere rumpa ubushobozi, urukundo rwabyo.
kuko bituma hari byinshi nigomwa mu buzima. Kuba ntabwo wenda navuga ko mfata amafaranga ayo mbashije kubona, nta business mfite, nta kindi nkora uretse kwiga, ariko kandi ubwo bushobozi nkabukura mu kuba nkunda ibyo nkora, gerageza gushaka amafaranga mu tuntu opportunities zibonetse zitandukanye, nka investinga mu muziki. Ikindi ni uko rimwe na rimwe yongeze opportunity yo gutegura nka event, aba busy neza abo tubana mu buzima bwa buri munsi, hari igihe ngira chance zo kwagureka ntegure wenda nk'igitaramo cyitabirwa n'abanzi batandukanye. Ibyo ni byo bikorwa kenshi mbamo, hanyuma rero nacyo gishobora kukumbera imbarutso yo kubona uburyo. Ariko kandi navuga ko nta bushobozi burenze, nta kintu gihambaye, nta kintu nkuraho wenda amafaranga yo kwinjira mu muziki, ariko iyo mbonye ubushobozi ubwo ari bwo bwose ndabukusanya nkegeranya nkabasha kuba nagenda nkishyura studio kugira ngo audio yaboneka na video nkashaka uburyo ki yakorwa muri rusange. Chona Odari wigomwa akavuga ati mu bushobozi bwanjye mfite hari ubundi bushobozi ngomba gukuraho, cyangwa se hari purusa runaka ngomba gukuraho nkayizigamira igihangano cyanjye cy'ejo hazaza. Chona Odari muri future yiwe mu muziki arifuza ko izayimeze gute? Umuziki wanjye ntabwo ntekereza ko ufite limitation. Hari abahanzi benshi muri iki gihugu cyangwa se no muri Afurika no ku isi muri rusange, baba baratangiye ari bato, baratangiye hari abantu baba braminga, abantu barigenda ugahura n'umuntu nyine ugasanga ntago ibyo uri gukora byumva, kuguca intege n'iki. Mu minsi ishize yamaze iminsi yasharashara pics za Bruce Melody, bari bafata ifoto ye ari gusuzana na his excellence, bakongera bakongeraho y'uno mwaka, byari 2013 2010, ukarebona ukaba mwitegereza ukabona yari ari mu buzima bugoye. Ndetse buriya hari n'abantu tugiye tuganira mu munsi babonye nawe muri quartier, ntabwo yavuka muri famille yifatika yifosheje, avuka muri ya famille yacaga inshuro ya famille nyine ubuzima bwaga bwoye. Ariko iyo ugiye ukurikira iyo historical background y'abartiste batandukanye, ubona ko never give up, nta gucika intege, ngo ugakora ukagenda forosa kandi uko ibikorwa bikora bigera aho abantu bo batangira batabyumva, ariko iki kiregera bakabyumva. So umuziki wanjye rero numva ko uzaba ku rwego rushimishije, urwego rwiza, urwego rwo kuba nategura kwitabira ibitaramo by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi nk'uko abandi bahanzi babikora. Umuziki wanjye ukaba mpuzamahanga muri make. Dusa nk'abagana ku musozo, Chona Odari, ni izihe mbogamizi ubona mu muziki? Nanone izo mbogamizi ni izihe ngamba ubona wafata kugira ngo intego zawe ufite mu muziki zitazazamo imbogamizi n'inzitizi? Yakoze imbogamizi zirahari. Imbogamizi ya mbere nyamukuru inazikubiye zose ni imbogamizi ijyanye n'ubushobozi. Ubwo ubushobozi bumva amafaranga, nk'uko bivuze amafaranga, umuziki kuwushoramo birahenze, bisaba amafaranga menshi kugira ngo ukore ikintu gifite karite, gifite video nziza, bigusaba amafaranga. So rero izindi zo ni iz'abantu, donc abantu uhura nabo ngo bagufashe bagire ibyo biyambaza, like mu buryo bwa gupromoting igihangano cyawe, kabone nubwo cyaba ari cyiza, ariko ukabona uburyo abantu kubera ko utari wagera aho ugera ushaka kugira ngo bagende bagisubiza inyuma. Ntabwo ari bose, ariko bamwe muri bo, abenshi muri bo usanga hari ukuntu nyine akakubonamo nk'ikintu nyine kitari cyagera aho kigera. Ariko kandi nanone naboneraho no gushimira abagenda bagira uruhare mu gutuma ibihangano by'umuntu bibasha gutambuka. So muri izo challenges rero tugenda mpura nazo, navuga ko icya mbere ntabwo nzacika intege n'uburyo situation imeze cyangwa society iri kwakiramo ibintu, cyane cyane iri kuri kote yo kuza naho ari antagonist kuri njyewe. Ya society ishaka kugira ngo isubize inyuma cyangwa se ibloking ibikorwa byanjye, wa muntu nzagana mbona ko afite uburyo bwo kumfasha, binashoboka ubona ari ibintu byoroshye bidasaba imbaraga izo arizo zose, ariko akanga, uwo ntabwo ntekereza ko ari umwe mu bantu bazanzitira, ahubwo njye nzakora igihe gikwiriye nyine nabona ko ari ngombwa,
we azanegera. So ikindi cya kabiri ni ikijyanye n'ubushobozi, amafaranga. Urumva ndi kugerageza gushaka abafatanyabikorwa, abantu dushobora gukorana, barimo kubona management irizina muri rusange, kuba nabasha kuko ibikorwa byanjye ni ibikorwa nshaka ko biva ku rwego rumwe bikagera ku rundi, kuko natangije n'ikintu cyitwa Label, nshaka ko nayo izaba yari imwe muri Label mu myaka nk'ingahe iri imbere izaba ikomeye. So urumva rero ko gushaka aba partners, mboneraho ko umuntu uri mu partner nshaka ubiseriye, ufite uburyo yumvamo ibintu kandi ubona ko wasobanukirwa mbese ikijyanye na investment mu muziki, ko na wa muntu dushobora guhura tukaganira, tugasharinga ibitekerezo, twamara gusharinga tukatwagira iyo collaboration, tukagira imikoranire, then hanyuma umuziki wanjye ukaba watera imbere, ndetse n'umuntu turi gukorana cyangwa se n'abantu bose tuzajya tugenda dukorana, bakagenda barushaho kubona ko ibintu biri kugenda neza. Chona Odari, nubwo turi mu gihugu kiha umudendezo cyangwa se giha umuntu wese kwishyira ukwizana hatagendewe ngo wenda afite umugu n'ubu ubushobozi n'ubu ngubu ava ajya hehe, mbese ni igihugu giha agaciro ikiremwa muntu cyose hatitawe ku mpamvu runaka iyo yose. Chona Odari ni umuhanzi ufite ubumuga bw'amaso. Nta bantu bigeze baguca intege bavuga ati kuba ugiye muri ino industry y'umuziki ufite ubumuga ntabwo byabishaka kutazacivinga cyangwa se ngo bigire success? Okay, urakoze. Byo tugenda duhora nabyo, si no kuba ari umuziki gusa, ahubwo no kuba n'imyigire. Even ubu ntasinze umuntu waza wenda agashinege radio uyu munsi tuvugana ndi ndasoza umwaka wa nyuma w'amashuri yanjye muri kaminuza, ariko kandi ibyo ngibyo bikiba nuko hari abantu benshi bavugaga bati no ntabwo uziga byararangiye, ashaka ukabona nyine ari uburyo ariko reacting abona ko nyine ubuzima bwamaze kunshika. So icyo nabona navuga ubushobozi n'umuntu abwiremamo, umuntu aza kugusupporta afite ahera. So ngewe ubushobozi bwanjye ni icyizere, ni urukundo rw'ibyo nkora, ni imbaraga ngenda shyiramo, nta bumuga cyangwa se ikindi kintu gishobora challenging umuntu. Even mboneraho no kugira gute kubwira urubyiruko muri rusange, urubyiruko duhaguruke rukore. Ntabwo umuntu ufite ubumuga ashobora gukora ngo atere imbere agere ku rwego rwiza, wowe muzima ngo ureke kugira gukora ngo utere imbere. Mindset nicyo kibazo. Navuga ko mbitangira ibi bintu nabitangiye bisa nibigoye, ariko urabona nyine nk'ubwo bigarutseho bisa naho bigeze ku rwego rwiza, ntabwo biragera kure, nta nubwo biragira aho bigera, ariko ni intambwe imaze guterwa bayishima. Iyo nk'igitangazamakuru kifata gikomeye mu makuru nyarwanda, Kigali Today, ibitangazamakuru bikomeye bya Gradimago, n'ibitangazamakuru buriya hari n'ibindi byinshi bitazwi cyane biba byaragiye binyandika, ukajya kubona nk'inkuru yawe igitangazamakuru runaka cyakwanditse. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira. Urumva rero impamvu wandika ibyo ntabwo ari uko baba babuze ibyo bandika, ahubwo nuko barebye agasanga n'ibyo umuntu ari gukora nabyo bifite umumaro kandi bifitiye sosiyete umumaro, bagahitamo rero kumwandika. So rero nyine navuga ngo ibyo nibyo bintu byo kwibandaho. Nanone kubaho ufite intego, ubuzima ubundi ubuzima butagira intego nta muyoboro waba ufite, nta cyerekezo. Hanyuma rero tugeze ku musozo, ariko mbere yuko tujya ku musozo, ufite abakunzi bawe bumva ibihangano byawe ku maradiyo, ariko bakaba bavuga bati ese ibihangano bye twabikura hehe? Wagerageza kusangiza abakunzi bawe cyangwa se n'abandi bose bazakunda ibihangano byawe ahantu ushaka kubakura ibihangano byawe? Okay, urakoze. Kugeza ubu mfite indirimbo nshyashya yitwa Melody, ariko ubanza nadeho ka freestyle chorus ho gato. Melody ni indirimbo nshyashya kabisa, izikurikira impamba. Abantu benshi bashobora kuba bajya bayumva ariko batazi nyirayo. Ni indirimbo mbere gato yuko wenda niyo freestyle nyibaha, abwira ngo platform zinkoresha zose nizibaho z'umuziki, yaba Audiomack, Boomplay, yaba
n'izindi platforms zose za Audiamac, za Spotify, aho hose iyo ndirimbo iriho. YouTube channel ho ni Chona Hodari. Buri mbese platform nkoresha ni Chona Hodari. Chona Hodari babyandika gute? Ni Chana na O na 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 a na Hodari mu Kinyarwanda gutyo. Hodari oda ni ha nagari Hodari. Nje nivugiraga Chona Hodari. No Hodari ni ijambo ry'igiswahili rivuga expert. Umuntu kabisa winararibonye. So izo nizo platforms nkoresha. Ikindi ngira Instagram yanjye ni Chona Hodari, Facebook nayo ni Chona Hodari. Mbese buri platform yose ni Chona Hodari. So umuntu wifuza kuyireba jya kuri YouTube wandikemo Chona Hodari cyangwa wandikemo Melody by Chona Hodari. Nta wundi muntu twitiranwa muri ino si no kumazina y'umuhanzi ngahitubona njyewe. So ubwo rero ni ibyo ngibyo. Navuga rero ni indirimbo nziza, indirimbo iri kugenda ifasha abantu benshi ari kuma feedback, abanyumva ku radio, interview ngenda nkora, ari uburyo nakira feedback. Ejo ku munsi w'ejo abazakurikira radio Serusi bazabyumva, tuzazana ikiganiro cyitwa Rendez-vous. So rero navuga ngo bazatega amatwi cyangwa se niba nibaza bashaka kubaza bazambaze, ariko kandi navuga ngo abamaze kuyireba, abamaze kuyumva, abari kumpa feedback n'abagiye kuyireba bakanayumva, muri abantu ingenzi cyane ndabashimiye. Ka Faisal dusoze. Wamaye urukundo ndakwama, waraje mazumbera muganga, nanjye kugukunda nzitanga. Baby tera nisirize, wino tsange witetere, abajiginywa bihorere, ni wowe nahisemo. Turn around the baby, let me show that I love you, baby. Every time I'm with you, I feel a melody like a ooh. Wow. I feel a melody. Okay, right. Ino ndirimbo ino sama rwose iraza kuba abantu bakunda kubyina, bafite abakunzi babo, abantu bashaka kurira ubuzima nko ku mazi, mwagiye kuri piscine, mwagiye ku hari abantu bagiye banyohereza uduchallenge barimo kukivuga. Indirimbo yageze ku Gisenyi, mbona uduchallenge baratumaye bari kuno mu mazi, abashiri basohokanye. Indirimbo nziza ya Sama yo kwishimira, ni indirimbo y'ibimeza cyane ya Sama. Indirimbo yo kujya wumva uri kumwe n'ukunda muri salo, bari muri relationship, abakunzi ushire wawe yagusuye kwa washyiramo mukayenjoyinga. Ikindi bugire bakora uduchallenge batunyoherereze, by'umwihariko abakobwa abajamase couple bazinyorereze ubundi dushyigikire ino ndirimbo ibasha kujya ku rwego rwiza. Hanyuma turi kumwe n'umuhanzi Chona Hodari, ni yambwiye ko ari Hodari. Chona Hodari expert. Hanyuma ni ikiganiro cya Radio Ikizi ndetse na Semiton TV, tubashimira mwese. Gusa nanone tushimira Rwanda Banana Wine Limited, ni uruganda rugukorera wine nziza cyane ikoze mu mwimerere umutobe kabisa ibitoki bya hano mu Rwanda. Uyishaka nyarukira mu murenge wa ni mu karere ka Huye, umurenge wa Huye, akagari ka Sovu, cyangwa se uhamagare nimero ubona kuri screen. Ndavuga ngo ni wine nziza irimo morokoso ndetse na butunda, maze ibintu bigende neza. Ni wine umwe rwose nujye hangover umutwe nukurye ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma ndabashimiye mukomeze mugire ibihe byiza. Numugwanyi success nandi kumwe na Chona Hodari, original destination. Original the expert. Okay. Ndikiranye